uwo mupaka u Rwanda na Congo n'u Burundi. Nabaye nabaye nabyishe nabaye bambwira yewe twabavuze wa munsi nabaye basubiremo. agakwiye kuba imfufti we yakagombye gutegereza then bakamugenera ibyo bagomba kumugenera cyangwa se ibyo batekereje bitewe n'ubushobozi babonye. Ikindi warumbajije cyo kuvuga ngo se ubundi ngo niba bategeka ibyo bamuha cyangwa se ubufasha bamuha. Numva wenda ugiye kujya gufasha umuntu runaka, era wenda arashobora kuba atifashije mu buryo nta mafaranga afite yo kwishyura inzu, nta mafaranga afite yo kugura ibiribwa, ni ukuvuga gukora stock yo kurya, bikagorana muri ubwo buryo. Noneho ukagira amahirwe yo kuba wobona umuntu ugufasha, urumva, ugasanga wa muntu bagiye kujya gufasha arasa n'umuntu. Voice of love, ijwi ry'ubuzima, ritanga urukundo, ritanga ibyiringiro, ni urumuri mu mwijima, rutuzanira vibe ziza buri munsi yo. Voice of love, turarushigikiye. Voice of love, ritubera umuryango, ibitekerezo byubaka sosiyete, ibiganiro bitanga imbaraga nshya. Voice of love, ijwi ry'ubuzima. Muraba neza, nizeye ko meze neza cyane. Twongeye twagaze kandi kuri channel yanyu, channel yacu. Amazina ku bantu bashya ni Sandra Kayonga. Rero tubahaye ikaze ku muryango mugari wa The Voice of Love. Twongeye twagarutse. Umeze neza? Ya, ndamahoro. Tubahaye ikaze kandi kuri The Voice of Love nubwo umaze kuba umusanga. Ya, murakoze. Buri munsi azahora ampa ikaze, sinzi umunsi nziyita umusangwa hano. Cyerekana ko ukiri umushyitsi. Ndacyari umushyitsi. Sinzi umunsi nzaba umusangwa, kubera yuko buri munsi ndi mu kwiyegerezwa nk'umushyitsi. Ariko wa mugani hari abantu wenda bashobora kuba bataba batuzi, bakuzi wenyine, wenda bajya bakubona uri wenyine. Ya, ariko ndi umusangwa. Turabasangwa kuko tumaze iminsi hano, ndango abenshi bahari byari byose muranzi, kubera yuko wewe barakuzi cyane. Barakuzi cyane. Ya, abatanzi kubera yuko umunsi ku wundi wenda abantu bagenda baguka, bagenda bajoininga. Amazina nitwa Muvura Trésor. Ndi umupapa, ndubatse. Ya, akenshi rero tubahaye ikaze. Dukomeje gushimira mu by'ukuri abantu bakomeje kudushyigikira mu buryo butandukanye. Abakora subscribe, yani abiyongera umunsi ku wundi, abareba amavideo yacu, abayasharinga, mu by'ukuri tubiha agaciro cyane. Ushobora kubona ari ibintu bitoya biri aho, ariko twebwe bidukora ku mutima kandi tubiha agaciro. Rero ni ukuri turabashimiye, Imana ibahe umugisha kandi turabakunda abakunzi bacu. Uyu munsi dufitiye iki rero? Ya, noneho uyu munsi ukuntu ibintu bimeze, wenda nanjye reka nongere kandi subira muri ico ngico nubwo tutagiye kugisubiramo cyane. Turashimira abantu rwose, turashimira abantu kubera yuko iyo umuntu yasabye ikintu abantu bakagikora ugomba gushima, siko? Turashimira abantu bakomeje kuza batugana, mu by'ukuri dukomeje kubona umuryango kandi umuryango mwiza. So turabashimiye cyane, mukomeje kubigenza neza kandi dukomeze tugire umuryango mugari, dukomeze twaguke kugira ngo icyo twifuza gusangiza abantu tubashe kubona abo tubisangiza, kubera yuko tuzajya tujya hano ngo tubyibwire twebwe twenyine. Twakwibwira tukanireba. So ni mwebwe rero, kandi namwe muri abantu bagomba kudufasha n'ubundi kubigeza kure. So turabashimiye cyane, dukomeze dushyiremo imbaraga, dukomeze twaguke,
inzira iracyari yayindi, Yego. byibuze uku kwezi kwa mbere tugomba kuba tugeze ku bihumbi Ibihumbi bibiri byibuze tugomba kubihitinga. Ni nk'ibyo ngibyo, dukomeze muri uwo murava, muri izo mbaraga kugira ngo ibyo twifuza tubigereho. Yego. Hanyuma rero uyu munsi ndashaka ko tuvuga ku kantu gatoya. Murabizi uburyo tuza dukoramo ibiganiro, tugiramo nka pati ebyiri. Iya mbere ni ukuvuga ku kintu kimwe tuba twatoye cyangwa se topic imwe, hanyuma noneho iya nyuma tugakora aga challenge gatoya tuba twahisemo. Ikintu rero nshaka ko turi buvugane. Umeze neza? Umeze neza cyane. Umeze neza. Kubera kuri Mbazabusura. Bikubona ntameze neza. Ni sawa, umeze neza cyane. Noneho nibwo bwa mbere noneho nsa n'ugiye kuyobora ikiganiro. Nsa n'ugiye kukuyobora. Ariko bishobora kuba bigoye. Oya nta kirenze. Hari ikintu kimwe maze iminsi ndeba, nkabona gisa naho kizana amakimbirane, gisa naho kitari kizima. Hari ibintu nsigaye mbona bisigaye bibaho hirya no hino, umuntu ari mu gukenera ubufasha cyangwa se umuntu ari mu gukenera kujya gufasha umuntu, hanyuma noneho ukemvolvinga wa muntu ugiye kujya gufasha mu kwaka ubufasha, ukamushyiramo. Tuvuge wenda bisobanure, urifuza kujya gufasha umuntu, wenda ugiye kujya gufasha umuntu, hanyuma uyu muntu ubufasha nawe ntabwo ufite, ariko kubera yuko ufite community ishobora kuba yogira icyo ikunganira cyangwa se bashobora kuba bashyira hamwe, hanyuma noneho kikaba cyafasha uyu muntu ushaka kujya gufasha. Noneho ugasanga umuntu aragiye aganirije cyangwa se baganiriye na wa wundi ashaka gufasha, akamubwira hari uku nguku bimeze, hanyuma noneho mfite bano bantu bashobora kuba bogufasha. Urumva? So ngiye kujya gukora urubuga, nindangiza kurukora nawe ndagushyiramo, hanyuma noneho ntange ikibazo cyawe, nimara kugitanga nawe uri kuri urwo rubuga uze ureba uburyo bari gukoramo. Ni ngombwa ko umuntu ajya ku rubuga? Icyo ni ikibazo cya mbere. Ese ni ngombwa yuko iyo ugiye kujya gutegurira umuntu ubufasha umushyira aho hantu hari buve ubwo bufasha buri bumufashe? Icyo ni ikibazo cya mbere nibaza njyewe ku bwanjye. Hanyuma noneho icya kabiri, ese iyo umaze kubona ubufasha, wa muntu ugiye kujya gufasha niwe ukugenera ibyo uri bumufashe? Sinzi nimba wabyumvise neza. Wabyumvise neza. So ugasanga icyo kintu ndi mu kukibona, nagitekerezaho nkabona kizanye ibintu bisa naho ari induru mu bantu, rimwe na rimwe bikaba byashwanisha abantu, bikaba byatuma abantu batabyumvikana mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. So narindi kuvuga icya mbere cyo uwo muntu wagiye kumfasha abakoze igikorwa cyiza, ariko ntabwo numva impamvu umuntu ashobora kubisaba bitewe n'abantu, bitewe n'uko yabonye abo bantu atabizeye, ariko ku bwanjye ntabwo numva impamvu yo kujya muri iyo groupe, nimba wenda bavuze ati dukore groupe ibintu nk'ibyo ngibyo, ariko sinumva impamvu uwo muntu yagakwiye kuba involved. We yakagombye gutegereza then bakamugenera ibyo bagomba kumugenera cyangwa se ibyo batekereje bitewe n'ubushobozi babonye. Ikindi warumbajije cyo kuvuga ngo se ubundi ngo niba ubategeka ibyo bamuha cyangwa se ubufasha bamuha, ashobora kubategeka bitewe n'ibintu ari kubura, cyangwa se akavuga ati ngewe ntabwo nshaka iki kintu, ndashaka iki ngiki. Njyewe ndumva kubategeka nta kibazo, ashobora kubategeka kabisa cyane bitewe n'ibyo we yifuza, ariko kandi aba ari umuntu muzima nyine. Hari umuntu ureba ukabona nagutegeka araba ari kwireba ubwiwe. Rero uko kuntu ameze cyangwa se uko kuntu ateye ubwiwe, mukaba mwatekereza ko, mukaba mwamutekereza mukavuga ati uyu muntu bitewe n'uko ameze, bitewe n'ukuntu turi kumubona, ntabwo twamureka ngo agire uburenganzira bw'ibyo turi bumugenere, ahubwo twebwe ubwacu ni twebwe turi buvuga ngo bitewe n'uko uyu muntu ameze
bitewe n'uko turi kumubona reka tumugire bino bintu kuko navuga ngo wenyine ubwiwe arashaka kino kintu ntabwo biri bukunde wenda icyo kintu azagifata akigurishe cyangwa se agikoresha ibindi bintu bitewe n'uko muri kumubona noneho uri mu gusanga sibyo ugasanga ikibazo gihari nyamunini wumva wenda ugiye kujya gufasha umuntu runaka era wenda arashobora kuba atifashije mu buryo nta mafaranga afite yo kwishyura inzu nta mafaranga afite yo kugura ibiribwa ni ukuvuga gukora sitoke yo kurya bikagorana muri ubwo buryo noneho ukagira amahirwe yo kuba wobona umuntu ugufasha urumva ugasanga wa muntu bagiye kujya gufasha arasa n'umuntu naho ari we wababwiye ngo nimuze munkorere iki kintu ntahe wa muntu ugiye kujya kumufasha ngo akore uko ahaye abitekereza urumva rimwe na rimwe bikaba byarimita imitekerereze ya wa muntu kubera yuko umuntu ugiye kujya gufasha ni umuntu uba ufite umutima wagutse urumva ni umuntu uba ufite umutima wagutse kandi ubutekerereza undi atirebaho cyane kubera yuko iyo uvuze ngo ugiye kujya gufasha umuntu kwanza kwa mbere wirengagiza ibikureba ahubwo ukareba ibintu bishobora kuba byagirira umumaro undi muntu urumva noneho ugasanga ibi bintu bizana amakimbirane cyane bizana amakimbirane akomeye hagati y'uyu muntu ugiye kuja gufashwa n'uyu muntu ugiye kujya kumufasha amakimbirane akava hehe amakimbirane akava kwa kutizerana wafashe wa muntu ugiye kujya gufasha urumva araje umushyize wenda ku rubuga iyo ni example jewe ntabwo numva kumushyira ku rubuga hari umuntu ushaka kumenya ikiri kujya mbere wenda atizeye abo bantu cyangwa se mu by'ukuri ashaka kumenya ese abantu bari kumfasha bari gukora iki cyangwa se akavuga ati ibintu muri kungurirana njye ndumva atari byo kwanza kwa mbere utaraje ku byo kungurira sibyo none se njyewe nafashe ya mbere sibyo ndavuze ngo ndashaka kugufasha ubu se tuvuge simbizi wenda nimba bibaho umuntu agashaka kuririra mu izina ry'uwundi kugira ngo abone nawe ibyiwe akuremo ibyiwe hari abantu kuri iyi minsi basigaye barira ku bantu bagiye gufasha urabyemera ukintroduza kino kintu kugira ngo ujye gufasha umuntu ukeneye inyungu zawe kurenza ibindi cyane ibi bintu harimo kategori ebyiri harimo abagifite umutima wo gufasha nyagufasha harimo n'abandi bari kubikora bari kureba inda zabo akabikora yego ari gufasha uwo muntu ariko nawe harimo inyungu ziwe benshi nibyo basigaye bareba ntibabikore ariko hakundi bashaka gufasha ahubwo bakabikora kugira ngo nabo babonemo amaronko yabo nonese ubwo kweri umuntu yomenya umuntu w'ukuri gute yomenya umuntu ukeneye gufasha gute yomenya uwo muntu ukeneye izindi nyungu ziwe runaka gute kweri ko numva noneho urumvaga ibintu isi ubu ngubu yarahindutse ni ukuvuga ngo umuntu asigaye areba ntajye gufasha gusa kubera ko afite uwo mutima ahubwo agafasha akaba ati dusipoza nk'ubu abantu benshi tuba turi kureba abo hanze none akavuga ati bazajya bamwohereza $50 nkuremo wenda izo 10 nimba ari ibihumbi 5 ubwo ndakuramo nkuremo 2 muhereze ibihumbi 3 arakuramo hafi 8 byiwe cyangwa 10 none ibyo bintu bibaho kweri bibaho cyane bibaho biragoye cyane kugira ngo umuntu afate ico cemezo cyo kugira ngo nimba binariho abantu bateye gutyo abantu bakora muri ubwo buryo ariko sinzi abantu bagomba ahubwo bizatuma abantu bagomba kwikosora n'abantu bari bafite umutima wo gufasha cyangwa se habe nanjye ntabwo waza kumbwira ngo ugiye kujya kumfasha uri umuntu uteye gutyo abenshi basigaye babikora gutyo ariko kandi tureke kwirengagiza sibyo nimba wenda nkeneye naje ndakubwiye wenda njyewe ikintu kindaje inshinga cyangwa se numva nshonje cyane nkeneye ni ibiryo sibyo umuntu akajya hariya
agahaha wenda nk'imifuko nka kilo 100 y'umuceri, kilo 100 y'ibishyimbo, kilo 100 ibaho y'umuceri nka 50 simbizi wenda ubwo ndi kuvuga 50 simbizi uko bajya bagira kilo 100 wenda y'akawunga n'ibindi wenda ibirayi, ibitoki, mbese ukagenda ukamugera, hanyuma noneho ukamukorera. Ndikunda kubwira noneho hari uburyo wowe urifuza, sibyo, urifuza ubufasha kuri njyewe, wenda mfite iyo nzira yo kuba no gufasha, urumva, hanyuma noneho ukambwira yuko ukeneye ibiryo, ibiribwa, urumva, nkagenda nkagukorera shopping yuzuye kabisa y'ibintu byo kurya byose ukeneye, sibyo, hanyuma noneho nkabizana aho ngaho, namara kubizana aho ngaho byose ni ibyawe nabikugiriye, sibyo, hanyuma noneho ngafata wenda amafaranga yasigaye nkayashira muri envelope nkagushyirira aho ngaho. Si ibyo ntibiba biguhagije, hari ubundi hari ikindi cyo kurya ntafite aho kuba. Njyewe noneho mbere yo kujya kukugira, mbere yo kujya kukubwira, wenda ibyo ngibyo wabikora mfite aho kuba. Cyambere nuko mfite aho kuba. Noneho narimvuze uburyo narimvuzemo, urumva, narimvuze ngo ndaje ndakuganye, sibyo, ndakubwiye ngo wenda wowe ndaje urambwiye ukeneye ubufasha ukeneye n'ubw'ibiribwa, urumva, njye ufite ubu bufasha bwo kugufasha, sibyo, ndagiye nkoze shopping y'ibintu byose, urumva, shopping y'ibintu byose kuriya narindi katinga noneho, hanyuma noneho maze kugukorera shopping nkayiguhereza, sibyo, hari ikindi kiba gikenewe ku ruhande uri bujye kugukenera wenda uri bwifuze kirenze ico ngicyo wambwiye, kubera yuko isi y'uyu munsi ubu muri iki gihe, sibyo, umuntu uri mu gufasha umuntu wenda wifuza kuba wafasha umuntu, hanyuma undi muntu akexpecta ko uri bumuzanire ibintu birenze expectations iwe ari gutekereza, sibyo, akama yumva yuko uri bumwishyurire inzu, uri bumukorere shopping, uri bumwishyurire igihe cyose azabaho, cyangwa se ibintu nk'ibyo, ugiye kumwishyurira abana, ugiye gukora icyo ari cyo cyose ku buzima bwe. Ndumva mu by'ukuri sinzi ko ibyo bintu ari bizima, wenda twari tugize ngo tuvugane kuri iyi topic wenda, ariko tunyuraho twitambukira, numva njyewe umuntu ugiye kujya gufashwa agomba kuba ari umuntu uvuga ngo njyewe mfite ubukene bw'iki kintu, hanyuma we ugiye kujya gufasha nawe ugakemura ubukene bwa cakintu, sibyo, hanyuma nimba nawe ugize amahirwe kubera yuko ufite sosiyete cyangwa se community yawe iri bugufashe kugira ngo ufashe umuntu watanze wavuze yuko akeneye ubufasha, sibyo, ugakora bijyanye n'ibyo yakubwiye ndetse na bwa bufasha wabonye. Nimba dutanze 50,000 by'amashiringi y'amanyakenya, sibyo, tanga ibyo 50,000 ariko ube forecast y'icyo yakubwiye wa muntu kubufasha yifuza. So nkumva njyewe ari uko nguko nshobora kuba no bivugamo kugira ngo wenda ntitugire ibintu byinshi cyane tujyamo, nkumva njyewe ari ubwo buryo nshobora kuba nabisobanuramo, hanyuma umuntu nawe ufashwa gira umutima ushima, nareke ku expectinga ibintu byinshi. Abantu baje kugufasha ariko ntago nimba ari usanzwe ufite ubukene kameme, ntago baje kubukumara, baje kugusapotinga kugira ngo nawe urebe icyo utangiza mu buzima, ntago baje kugufasha nimba ari inzu ngo bayikwishyurire forever. Ntibibaho ko umuntu ashobora kuza bagufasha ibintu byose, hari ibyo gufasha bike bike, noneho bya bindi bikeya nawe bagufasha nimba ari amafaranga, ukamenya ngo urajira gutya kugira ngo nawe utangire urebe akantu kazakubeshaho, kuko abantu ntabwo bazaguma mu buzima bwawe, bazaza bagufashe. Ahubwo umuntu ufasha, sibyo, ikintu njyewe natangaho inama, reba ikintu gishobora kuba cyofasha uyu muntu mu buzima burebure butari ubu ngubu, bimufasha ako kanya, kubera ko ubutaha ntabwo azagukenera. Ejo n'ejo bundi wenda nimba ujyanye ibiryo bizashira, sibyo, ejo n'ejo bundi nimba ugiye kwishyura inzu
inzu ukwezi kurashira. Ahubwo icyo wokora mushakira ikintu nimba ari igishoro umugishoro gishobora kuba comufasha kugira ngo akore yibesheho bikamugirira akamaro kuri uyu munsi ndetse n'ejo agakomeza aho ngaho. Hanyuma umuntu ugiye kujya gufashwa nawe gira imitekerereze mizima. Nimba ugize amahirwe ukabona umuntu ugufasha, sibyo, tekereza ikintu ushobora kuba wokora hanyuma noneho kikagufasha ubuzima burebure. Ntiturebe hano imbere hacu gusa ngo uyu munsi twabonye ibyo turya, twabonye ibyo twishura, ariko ejo ntidutekereze ibihari. So reka tuclosinge gutyo. Nuko nguko abantu kabisa bafasha n'abafashwa, kandi big up ku bantu bafasha rwose, cyane rwose muri gukora ibintu byiza, abantu mufasha, abantu mushigikira abandi, mu by'ukuri ni byiza cyane. Hano hanze abantu barashonje, abantu bafite ibibazo bitandukanye, nubwo ibibazo wenda atari iby'abantu bamwe, abantu bose dufite ariko umuntu ugira umutima wo kugira ngo afashe ubundi, mu by'ukuri uwo muntu ni umuntu w'agaciro gakomeye cyane. So bavandimwe, tugire imitima ifasha kandi tugire imitima ikunze abandi bantu. Ni byiza cyane. Hanyuma rero nk'uko n'ubundi dusanzwe tubigenza, nk'uko dusanzwe tubikora, session ya nyuma ngufitiye challenge. Yabona ntumbaze ibibazo bikomeye bishingiye umutwe muto. Umutwe mutoya gute? Ntungire ntunkopere. Ntunkopere mfite ngo afite umutwe mutoya. Umutwe mutoya ni ukuvuga gute? Ni ubwonko buto. Uyu muntu atinya ibibazo, uyu muntu agira ubwoba bw'ibibazo. Iki ngiki ubundi se ni iki biba bigufasha? Utinya gutekereza. Ndi umushango, banza ndi umushango gutekereza. Tukaba umushango mama, tukaba umushango. So noneho challenge mfite, nagize amadarapo. Nagize amadarapo y'ibihugu. Amadarapo yonyine gusa? Ni amadarapo y'ibihugu bitandukanye, sibyo, nk'ibihugu nka bingahe. Hanyuma nzoza mwereka idarapo ry'igihugu, sibyo, ambwira ico gihugu. Suko twagiye. Hanyuma noneho akandi ndaza kuza kumubaza nk'utubazo nka 5 turangije aya madarapo, mubaze ibihugu, umbwire imigabane bituma mpora muri research kabisa. Santrane gutekereza gutyo ni byiza cyane, ndabikunze. So noneho tugiye reka dutangire nkubaze. Hari ahantu ndibuze kuza kuguha igihembo. Yego. Ubu tugitangira hano kuri kamera. Ibintu byo kugitangira behind the camera no. Kuko uragikora se? Oya nyuma. Ndabisiko ni igikora n'ubu utari ukimi nyuma ya kamera. So nimba ugitanga icyo gihembo, tukinshikiriza abantu bari kubireba. Natagitanga. Ko muri mvukunda akunda ibihembo. Akunda ibihembo, sawa. Nubikora sawa, nta kibazo. So nateguye amadarapo y'ibihugu bitandukanye. Hanyuma noneho ndamubaza idarapo ry'igihugu, ambwire igihugu icarico. Iki gihugu ni ikihe? Canada. Dore bazakerekana muri ntuzi. Canada. Iki gihugu ni Canada. Nimba nakibonye. Ni Iraq. Ngo ni Iraq. Nawe kucanga ni Canada ni Iraq ni iki? Kandi nakubajije. Nyirasubiza. Iki gihugu ni Liberia. Yo gusubirira Liberia nari kuyibona koko. Liberia. Iki gihugu ni Liberia. Icambere aragitsinzwe. Sibyo? Kwirasana Canada. Twagiye igihugu ca kabiri. Ico nagitsindwa nono. Ndamenya yuko sinzi. Sibyo? Igihugu ca kabiri ni Canada, sibyo? Dore iki gihugu ni Canada. Oya! Tunadebe neza cyane ko nari kureba. So hayireba gute mama? Okay, murambwira. America ni iki? Barabivuga. Baraza kuza kutubwira. Guma hamwe. Okay, sawa. Murabibonye ikibazo ca kabiri.
yagitsinze. none se iryo darapo ni irihe? Ni Amerika. none se kandi nabivuze Ntabwo wabivuze. nabyo ni Amerika bwa kabiri. Ijambo ni rimwe. Sibyo? Narwaye amaso. Ngo yarwaye amazi. Ikibazo cya gatatu. Sibyo? Ikibazo cya gatatu. Bibiri amaze kubitsinda. Ujya nabivuze ngo ni Amerika bwa kabiri uri gutata chance. Ujya none sinahita ntabwo nari navuga rimwe gusa. Sibyo? Okay, sawa. Kimwe. Chance ebyiri. Okay, sawa. Nta kibazo. Aha, ikibazo cya gatatu cyangwa se idarapo rya gatatu. Kumbona ndizera. Kuramo amarinete mama. Niho mbona nyine. Niho ubona? Wambaye? Idarapo sindizi. Ndi kumva ndizi ariko naryibagiwe. Ni irihe nyine? Ni idarapo ry'igihugu. Ni ry'igihugu ariko ntabwo bivuge nyine. Sindizi. Kurakeka yo kariki. Batajya kuseka. Baragusekera iki? Ndanze. Ntaryo nzi pe. Ngo ube hindi. Iki ni igihugu cy'Abarabu. Urumva? Ubwo nguhaye hindi. Belgique. Nguhaye hindi. Se wazanye mu ntuze ananye ngo ntuze cya Dubai kiragiye. Ngo ni muzaniye Dubai. Muzanire kubwira zanira eshatu none njye mbite muri gihugu. Sigerata. No. Hanyuma no ngiye uko ndaguha hindi. Oya wowe bo kubwira icyo kintu. Never. Reka nkubaze ko nateguye. Sibwo? Hanyuma iki gihugu ni cy'Abarabu. Nico muri Afrika y'Amajyaruguru. Urumva? Y'Amajyaruguru. Ndetse iki gihugu none utakimenya nico cyakiriye AFCON. Ibyo ngibyo namenye nawe rwose. Iki gihugu nico cyakiriye AFCON. Iki gihugu ni iki? Dore igihugu ndi kumubaza. Ni Maroc. Ntabwo nabimenya pe. Ntabwo nari gukimenya. Iyo AFCON se. Ariko umuntu wanjye hano. Aha, noneho. Sawa. Nawe wazanye amadarapo akomeye pe. Oya. Iki gihugu ni iki? Ngira nk'ibintu bitatu ndahita nkimenya. Iki gihugu nico muri Aziya. Urumva? Kandi kirazwi cyane. Kirazwi cyane. Ntacyo nzi. Dore igihugu mubajije. Ntacyo nzi pe. Ni China. Shabaze y'amadarapo. Ubu se idarapo China narimenya gute? Mw'abantu mwe. Noneho ngiye kumubaza igihugu. Iki gihugu nagitsinda sinzi. Dore igihugu ngiye kumubaza. Iki gihugu ni iki? U Rwanda of course. Ngo haye ndi mahirwe. Iki gihugu ni iki? Nzana ndebe neza. Reka gukoraho. Iki gihugu ni iki? Si u Rwanda. Igihugu ngo ni u Rwanda. Ni Gabo. Ibintu by'amadarapo ntabwo nabimenya pe. Ni gute utabimenya mama? Ntabyo namenya. Dore igihugu ngiye kumubaza. Iki gihugu ni iki? U Rwanda noneho. Okay, sawa. Reka kunkopera. Ariko. Sawa. Iki gihugu ni iki? Kumera nk'icyo ariko singivuga batatu. Icuzi ni iki? Oya. Aya, ndakiretse bataje kuseka. Iyo umuntu abajije arasubiza.
Okay. Basi mpashura ni ukuri. Okay. Ibyo amadarapo ngaho ntabwo vuga nyazi. ibihugu bitatu ukeka ko ari iki gihugu. Cyahe. Nico muri Afrika. Nize. Wapi. Dore iki gihugu. Iki gihugu gituranye na DRC. Urumva iki gihugu bavuga ururimi cyane igipolitike. Ngiye ibintu bya politiki by'ibihugu rwose. None si ibyo ntabwo ari politiki. Z'ibihugu. Iyi ni Angola. Kugira ngo nayo kuyimenya se. Ibibazo wambaye. Ntabwo nkizi. Ntabeshye. Iki gihugu mubajije iki gihugu afite umushuti wiwe uba muri iki gihugu baza bavugana umunsi ku wundi kenshi cyane baza bavugana. Iki gihugu ni iki? South Africa se? Iki? Iyi ni Germany. Oya nukuri ibintu bakuremo. Tugeze aho ngiye kujya amafaranga. Ndaguha amafaranga ya katinga nuko 500. Urumva ngiye kukubaza ibihugu bitatu. Cyero rwose byo nawe ndi bishobora ndavamo. Ugenda uvuga. Ugenda uvuga urumva gusa biri random ntugire ikibazo. Urumva ntugire ikibazo. Icuri bugire nugikora muri byo. Urumva nukora kimwe muri byo uraba wabyishe. Nubivuga byose ndaguha 500 cyangwa ndaguha 1000. Ndaguha 1000. Bitukizana hano niziko. Nuko nyine nawe bikore wateguye ibibazo bikomeye. Nta kibazo. Iki gihugu ni iki? Ako nkizipa. Ntabwo akizi. Sinkizi. Iki gihugu ni iki? South Africa. Ntabwo ari. Ni dore iki gihugu ngo ni South Africa. Garuka. Mvuye pe. Okay, sawa. Kubona buri bibazo bikomeye by'ibihugu by'abanya kunseka rero. No, sigaranya akabazo kamwe. Akabazo kamwe gusa. Iki gihugu ngiye kukubaza ni igihugu uri kumva cyahinduye izina. Umva. Ni igihugu cyahinduye izina. Urumva iri darapo nakuzaniye niryo cyakoreshaga. Urumva kandi iki gihugu urakizi cyane. Hanyuma iri darapo ryayo ahantu hari icatsi urahahindura uhashire ubururu. Hanyuma umbwire ico gihugu. Oya ngiki hagira ubururu. Dore ngiki aha hose hari icatsi urahahindura uhashire ubururu uvanemo kino kintu n'uyu murongo gusa. Igihugu ni iki? Ni Kongo. Okay, sawa. Iyi ni Zaire mbere. Cyitwa Zaire. Ubu ngubu cyarahindutse. Aha hari ubururu, aha hari icatsi. Yabyishe iki nane yanze. So ni nk'ibyo ngibyo. Hanyuma reka nkubaze icyo ni igihese, icyo ni DRC. None se nabyishe? Wabikoze ibingibi. So ibibazo bitanu ngiye kujya kumubaza byoroshe cyane. Icuri bunkorere gusa sibyo ni rimwe uzajya uvuga rimwe. Uri kumva? Uzajya uvuga rimwe. Ndakubaza ibihugu sibyo umbwira umugabane biriho. Oya. Umbwira umugabane biriho. Sibyo? Ibyo kuncagaraza mu mutwe mbishaka. Okay, igihugu ca mbere. Ntabwo yuve amapenge uratuma harabanseka. Ntaba guseka ko turigisha n'abandi hari. Oya no kuri kubigisha ari njye uri kwigira kunyuzamo cyane rwose. Never. Yumva. So muri kumva yuko uyu muntu wanyu byanze pe kubera yuko sinzi ikibazo.
oya simbishaka okay ngaho gerageza sibyo gerageza Autriche cyangwa se Austria uri kumva Austria